ni ukuri aho kugira ngo uzatinye umuntu uzatinye igihe. Yego. Uzatinye igihe kuko umuntu wenda abakristo bamwe barantera amabuye ariko ibi ndabibabwiye. Gutandukana n'umugabo cyangwa gutandukana n'umugore ntaho bihuriye no gutandukana na Kristo. Kera wararize, kera nararambagije barambenga, kera narakodeshaga, kera nagendaga n'amaguru, kera nabuze visa, kera nabuze nationality, kera barandenganyije, kera narafunzwe. Igihe kizabika ibibi bya none biri kukubabaza gisobanura ibyiza nanone bya none wifuza kuri wowe. Niyo mpamvu udakwiye guhindurwa n'igihe. Hagarara. Kubera iki? Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba. Twongeye kugira umugisha wo kubonana na bene data. Tuba tubona umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo umukristo yireberamo akamenya uko ahagaze. Imana ishimwe. Amen. Ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na Anicet, kuri kamera turi kumwe na Jeune Kwizera. Tubahaye ikaze kandi twongeye gushimira bene data bakoze subscribe. Gukora subscribe ni uburyo bwiza bwo kumenya ibiganiro twashyizeho kugira ngo mubashe kubikurikirana. Kandi dushimiye bene data bagiye bakora share. Reka tuvuga ngo ni ubutumwa bwiza mu bamusangiza abandi. Ni ukuri Imana ijye babahera umugisha kandi ubwo Imana izatanga amakamba namwe Imana izabibuke. Tubahaye ikaze Anicet. Amen. Imana ishimwe. Amen. Reka nsuhuza abantu badukurikiye. Iyi ni ijwi ry'umukanguzi nk'uko mwene data bivuze. Dukunda kuvuga ngo iyo umuntu amaze gukanguka akangura abandi. Yego. Imana ishimwe. Nitwa Anicet, hanyuma ndi umukristo. Tugize umugisha wo guhamagarwa n'Imana mu ivugabutumwa dukoresheje ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera uburyo bwishurirwa runaka uko Imana ituyoboye. Rero dushimiye Imana ko yongeye kuduha uyu mwanya wo kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu aduhana umugisha. Amen. Yego. Reka dusabe bene data turi kumwe muri uyu mwanya w'ikiganiro, aho muri niba mufite ibibahugije reka tubasabe mubishyize ku ruhande, hanyuma dutegura imitima dusabe mwene data Anicet atuyobore mu isengesho. Kandi iyo dusenga buri wese aba yisengera ku giti cye. Twabivuze kenshi, gusenga ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo dusabane nayo. Iyo dusenga rero tuba dusabana n'Imana tukayiramya twishimira ibyo iba yaragiye ikora. Imana ishimwe. Reka tubasabe n'ubundi tujye imbere y'Imana dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana nyir'ururembo rwera, turagushimiye. Amen. Waduhamagariye muri Kristo Yesu, turakwitaba, uratuzura, tugira abazima, urangije utuzamura mu buryo bw'umwuka. None ibyiringiro byacu biri mu ijuru aho dutegereje umukiza ko azava. Uyu ni umwanya uduhaye ngo tuganire ijambo ryawe. Ijambo ryawe riraturuta, niryo ryaturemye. Ijambo ryawe niryo ritubeshaho, niryo ridusubiza kwifuza kwacu, niryo riduhoza turira. Ijambo ryawe niryo rituvura inguma, niryo ritwomora. Ijambo ryawe niryo rituma dukomera. None uyu mwanya ngushimiye ko uduhaye amahirwe yo kugira ngo twaturirane impamvu z'ibyiringiro byacu. Turasenze kugira ngo buri muntu wese uciriye akanzu ukamwugururira amarembo yo kumvira ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo impinduka y'iri jambo imugereho, igere mu mutima, mu mubiri, igere mu mitsi, mu magufwa, mu misokoro ihinguranye. Niko tubyizera. Ijambo ryawe ni inkota ityaye amugi yombi, irakeba igahinguranya, itandukanya igufwa n'umusokoro, igahinguranya mu mubiri. Ijambo ryawe iyo turivuga niryo ryanzuye, niko Dawidi yanditse, ariko natwe tubeshwaho naryo. Ijambo ryawe ni ubwihisho, ni uburinzi. Ijambo ryawe rirema urubyaro mu nda y'ingumba. Ijambo ryawe rirema ibitwenge mu kanwa k'umunyamibabaro, rirema icyubahiro ku ncike. Ijambo ryawe ni amaboko ku bantu badafite hepfo na ruguru, badafite shinge na rugero. Ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe rirarema. Reka impinduka yaryo, ibizo byose tuvuze n'ibindi tutavuze, bikorekeke kuri twebwe kubw'uyu mwanya Uwiteka duhaye. Izina ryawe nirihimbazwe. Twatuye umugisha ku bantu tubana nabo, bantu batubera umugisha, natwe tubatuyeho umugisha, tubahesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo.
abantu tubereye umugisha muri Kristo, dufatanya amaboko kugira ngo ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda tuzabe turi hamwe mu mujyo umwe, twese dutegereje kuza k'umukiza, aho dutumbiriye umukiza hazava hazaturuka. Mana ishimwe, cyanya cy'abubaha Imana, mwami kiringanizwe no mu isi kugira ngo aba bantu babone inyungu zo gukorera Imana. Urakoze Yesu, tugusenze twizeye ku bwawe none iteka ryose kubw'umucunguzi wacu Kristo Yesu, amen. 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 Dushimiye abantu batwandikira muri komenti batwereka ko ibyo dukora bibafasha kandi bibanyura. Imana ibaha umugisha. Imana ibahereza umugisha. Reka none tubisubiremo, niba hari urujijo ugize ni ijambo ry'Imana ryatambutse cyangwa mu biganiro byatambutse, andika muri komenti. Anicet mushobora kumuhamagara kubwo umwanya afite bitari gukunda ntumubone, ntuzabitwara uko bitari. Icyakora nubyandika muri komenti ajya abona umwanya wo kuzisoma. Bo barabizi ko ari abantu babizi ko tujya dusoma komenti tukazisubiza mu bindi biganiro. Kandi niba wanditse komenti, andika komenti y'ibyo twavuzeho. Hari abantu bagiye batubaza ibintu tutigeze tuvuga, tutanatekereza no kwigisha, ugasanga abantu bari kutwibariza amateka. Hari nk'abantu bari kuduhamagara batubwira ngo tuvuge ngo ku ntambara ya Isiraheli ngo na Irani n'ibiki. Twebwe ntabwo turabigisha b'amateka, turabigisha b'ubutumwa bwiza. Ntabwo tuyobewe ko ari byo biganiro mujya mureba cyane dushaka kwinjiza n'ibyo twakora, ariko nta butunzi bundi dukeneye buruta ubugingo bw'abizera. Nituvuga amateka babyize muri histoire nibyo bisangamo, ariko nituvuga agakiza tuzaba turi mu ntego y'umurimo twahamagariwe. Ndaza kwisegura n'abandi bantu bajya batubwira ngo uko dukoze ibiganiro ngo tubibahe kuri WhatsApp. Ntabwo byakunda. Utabireba kuri YouTube nta bundi buryo twebwe dufite bwo kubumwereka, nta buhari rwose. Muratwihanganira rero. Imana ibaha umugisha. Nk'uko Marcel yari abivuze, dushimiye umuntu wakoze subscribe. Nawe utarayikora reka tugusabe gukora subscribe kugira ngo uko dukoze ibiganiro, uko tubanye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, nawe ujye ugirira umugisha kuri twe nk'uko natwe tuwugirira kuri mwebwe. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana iguhereza umugisha. Ngira ngo uko usobanura ibintu birushaho kugenda byumvikana. Uyu munsi turi buze kuganira umwifato w'abantu b'Imana mu mpinduka z'ibihe. Ariko reka twifashishe uyu murongo w'ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma, ni ibice 12 ku murongo wa 3. Aravuga ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari. Amen. Ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Amen. Amen. Aya magambo ni Paulo wayakoresheje. Yego. Ni Paulo wabwiraga Abaroma. Reka mpasubiremo, ni igice cya 11 umurongo wa 13. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga. Ni igice cya 11. Ni igice yego, ni igice cya 10. Reka tubirebe neza. Nifashishije umurongo. Nasacinze kwa kundi tujya tubikora mu buryo bworoshye. Yego. Reka tubirebe neza kugira ngo bidufashe. Ni mwe kwifata. Ni Paulo wandikiye Abaroma. Abantu benshi baza amateka, abantu benshi baza amateka itorero ry'Abaroma burya ryavutse mu gihe cy'intumwa, umunsi zuzura umwuka wera. Ni Abaroma ibice 12. Ibice 12. Umurongo ni wa 3. Umurongo wa 3. Reka duhere ku murongo wa mbere. Hejuru haravuze ngo ni imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Yego. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Yego. 2, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imana ishimwe. Amen. Kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Murongo wa 3, ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari,
ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko umubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite imirimo imwe, natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Amen. Amen. Nashatse ko tuganira ku myifato y'umukristo mu mpinduka z'ibihe. Yego. Ndatekereza uko umwaka ugenda ushira hagenda haza undi, umwaka ugenda usiga bimwe, hanyuma uwo twinjiyemo tukagenda dusanga ibindi. Umukristo ni gute akwiye kwitwara muri ibyo? Uko imyaka igenda ihita indi kaza, umukristo agenda asigara muri iyo myaka isigaye ajyane n'indi myaka iri kuza. Kugira ngo tuze kubisobanura, reka twifashishe ubu buryo. Ubundi igihe ni iki? Yego. Umukristo we ninde? First of all, mbere y'igihe habanje kubaho abakristo burya. Yego. Kuko Bibiliya iravuga ngo byose Imana yabiremeye abubaha Imana. Kuko na nyuma y'igihe abakristo bazaba bariho. Yego. Hari ikiganiro twigeze twakora, nari ndi kumwe je pense que ari spiriye, ndamubwira nti gushira ku isi ntabwo ari uko igihe kizarangira, ahubwo kizahagarara. Yego. Imana izagihagarika ivuge ngo birahagije, ivuge ngo ubwo gihagaze habeho ibi. Yego. Icyo gihe rero tuvuge ngo kirangiye, ubuzima bw'abizera buzakomeza kubaho. Umuririmbyi yaravuze ngo uwizera azabona ayo masezerano. Aravuga ngo isi nubwo yavaho ijuru rikavaho. Kuvuga ngo isi nivaho, yari yizeye kuba mu ijuru rishya, kuko n'ijuru rizavaho rizingwe, ko ibyahishuriye Yohana hatubwira habeho ijuru rishya. Noneho yizera kubaho mu ijuru rishya. Ubundi iyo tuvuga igihe gituruka ku cyo twita diore, kikabyara tierce, tierce ikabyara segonde, segonde ikabyara umunota. Iyo dutangiye kugera ku minota, abantu benshi baba batangiye kumva igihe. Hanyuma iyo diore ni akantu kiruka cyane. Urabona segonde uko ibiri gutera, tik tak tik tak, uko iri kubikora. Munsi yaho hari diore yihuta. Munsi ya diore hari ibyo umuntu atimagine, ibyo adatekereza, bigaragaza umuvuduko w'isi. Noneho ibyo nibyo abashakashatsi baheraho bapima, ibyo Bahuberi Ashitinizi bapimye umuvuduko w'urumuri n'ibiki. Urumuri nubwo ruvuduka rugenze mu gihe kingana iki? Icyo gihe agipimiye ku kirero, agipimiye kuri twa tuntu duto cyane. Niyo mpamvu agaruka akavuga ngo rugenda, ujya ubona mu muhanda turavuga ngo ni icyapa cya kilometero 40 cy'umuvuduko wa 40 mu isaha. Urakoze. Ubwo uburyo biba bipimwamo tugendera kuri ibyo. Rero iyo tuvuga impinduka z'ibihe, ntabwo amasegonda yigeze ahinduka, nta nubwo yihuse kuruta uko yagendaga, ntabwo iminota yigeze yihuta kuruta uko byagendaga. Byagumye uko byaremwe, biracyari kwa kundi biri. Ahubwo icyo twebwe twita igihe ni impinduka abari muri cya gihe bazana. Noneho twabigenderaho tukavuga ngo ni ibi bigezweho, ngo bijyanye n'igihe. Ntabwo ari uko bijyanye n'igihe komuteri, bijyanywe n'uburyo fresh kamere yacu igenda iba upgraded, twikonekitinga n'icyo twita iterambere. Noneho tugatera umugongo iby'Imana, kuko akenshi si ngombwa ngo twemeranye n'abantu benshi, ariko akenshi iterambere ni ukwirefera ku bandi. Ariko noneho abakareye iterambere bo ntibafite abo bireferaho, bo baravumbura, ahubwo baba mu nzozi zabo. Iyo bari mu nzozi zabo bapurika ibyo bashaka ko biba. Noneho bakoriyanta isi kujya muri ya destination yabo. Noneho twebwe icyo twita iterambere rero ni ukujya mu bitekerezo by'abandi, bikaba iterambere. Nicyo twita iterambere. Noneho kujyana n'igihe ni ukwakira impinduka z'ibyo twita byiza, cyangwa abo bita byiza bishobora no kuba biba bibi, ariko z'ibyo twanyuzwe nabyo biturutse ku rugero kamere yacu imaze kudohokamo. Urugero, niba ijambo ry'Imana rivuze ngo mwe kugenda uko mutari, ni uko hari abandi bafite uko bagenda
ijambo ry'Imana rigiriye impungenge ko twagenda twisanisha nabo, ariko rikaba rishaka ngo twebwe tugume dusa natwe, tugume turi twebwe, turi abo turi bo. Imana ishimwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo twebwe turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, abo yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ni ukuvuga ngo turi muri iki gihe, nicyo kitwerekanye, nicyo kitugaragaje. Reka mbabwire ngo ikintu gituma amaso yanyu abona bitewe n'iby'igihe cyatwikuruye, ariko mu by'ukuri iby'igihe kitaratwikurura Imana irabizi, Imana irabizi. Hanyuma hari n'ibyo mutazabona igihe kizatwikira, tubyite ko byexpirinze, birangiye. Iby'igihe kirabitwikira. Marise, Bibiliya iravuga ngo ni umuririmbyi wayiririmbye indirimbo, ni Byerekana wayiririmbye, yaravuze ngo ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Amen. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mu isi nirwo rutazashira. Ingoma zose zijya zishira. Kubera iki zishira? Twebwe abari mu gihe turashira, ariko igihe ntigishira. Muraza kwihangana mbere nk'ubacarenginga. Abantu benshi bazi ko igihe kijya kirangira, ariko no, iyo siyansi irapfuye. Ibi muvuga ngo none ngo ni saa 5 ngo twihute ngo saa 8 zigere tugeze kuri ibi. Uzi impamvu turi gusiganwa n'icyo gihe? Nuko kiri kumara imibereho yacu, ariko imibereho yacu ntimara igihe. Kuko iki gihe kiri kutwirukankana, Adamu yabayeho gihari, ba Nowa babayeho gihari, ba Aburahamu babayeho gihari, kugeza ubwo kigeze cyanabangamira Joshua, waragihagarika. Aravuga ngo zuba nawe kwezi hagarara. Urumva ari kurwana n'igihe kugira ngo akora ibyo agomba gukora. Urumva rero igihe tukibarira muri utwo tuntu twagiye tubara, umuntu tubyara isaha ikabyara umunsi, noneho umunsi ukabyara icyumweru kikazabyara ukwezi kukabyara imyaka, tugakomeza kubaho. Muri ibyo bihe rero Imana ifite uko yagiye ibigabanya, ishyiraho amanywa nijoro. Twebwe rero iyo tuvuga ngo umukristo yifata ate mu mpinduka z'ibihe, impinduka z'ibihe tuvuga si imvura nyinshi, kuko igwa ntiraruta iyo ku bwa Nowa, si izuba ryinshi. Izuba ryaracanye rwose. Abisiraheli biciwe n'umwuma mu butayu, ibyo murabizi, basaba amazi yo kunywa, nta kiriho tutigeze tubona. Hanyuma umukristo we ninde? Umukristo ni umuntu wabyawe ubwa kabiri, ni umuntu uri supernatural, ni ikiremwa kidasanzwe, kibiheshejwe no kwica imitekerereze y'inaha, kikemera ibihwanye n'ijambo ry'Imana. Hanyuma binyuze mu bucunguzi bwa Kristo, ko umukristo ni umuntu uzutse, ni icyaremwe gishya. Umukristo ni ikiremwa kiri strong kuruta za alien. Umukristo afite imbaraga, akanwa ke ijambo ryako ritwika kuruta umuriro wo muri dragon. Umukristo ni ikirango cy'Imana mu isi. Umukristo nicakana navuga ko ari ikirango cy'urumuri rw'agakiza, ni ishusho y'Imana. Kuko nituvuga ngo umukristo ntabwo ari umuntu usengera mu idini ry'abanyamurenge gusa, ntabwo ari umuntu usengera muri ADPR, si umuntu uba muri Methodiste Libre, ntabwo ari umuzayoni.
umukristo si umudive, ntabwo ari umukatolika. yego umukristo ni umuntu wanesheje urupfu rw'iteka akarunesherezwa na Kristo Yesu, akazurwa, agacurwa, akaba mushya. Umukristo afite ikimenyetso cy'amaraso, afite DNA, afite EDN, yego afite uturemangingo ahurijeho, afite inkomoko y'ingingo za Kristo muri we. Imana ishimwe. Ni umuntu ugenda adafite ubuzima bwe, afite ubuzima bwa Kristo muri we. ari nabyo Pawulo yavuze. Amen. Dufite ubuzima bwa Kristo muri twe. Umukristo, ndagira ngo mvuge ku mukristo. Uwo mukristo rero igihe iyo kikumaze urapfa. Nicyo cyatumye nkora iriya introduction. yego Iyo igihe kikumaze wowe urapfa, igihe kirakwica. Hari ibintu muzi bijya bimarwa n'igihe. Umuntu akakuvuga igihe kikamara inkuru. Ni ukuri, aho kugira ngo uzatinye umuntu, uzatinye igihe. yego Uzatinye igihe, kuko umuntu igihe kiramurangiza. Yavuga ntibamutega amatwi, yarumvwaga. Hanyuma uwakuvugaga nabi akaba umuramyi gusingiza, akakuramya, akagupfukamira. Igihe kijya kibikora. Njyewe nzi umugabo utuye mu nzu yari y'umuzamu, y'umuntu wamukoreraga akazi k'izamu. Igihe kirabikora, umushoferi agakoresha nyiri imodokari. Igihe kirabikora rwose, igihe kigira ibyo kimara. Rero nshuti z'umusaraba, nubwo igihe kigira ibyo kimara, ntikishobora kumara ubukristo. Kubera iki? Igihe kishe Kristo. yego Kristo arongera arazuka. Ko Bibiliya iravuga ngo igihe ubwenge bwateguwe n'Imana buringanizwa ibihe byose bitarabaho, yego kugira ngo ubu bwubahisha abantu b'Imana. Niba tuzabaho na nyuma y'urupfu, tukabaho tudashira, mumbwira ko tumarwa, mumbwira ko igihe kidufiteho uruhare gute? Pawulo yaravuze ngo natwe ntabwo turi abacu ngo twigenge. yego Rero iyo tuvuga igihe, tuba tuvuze impinduka zizanwa n'abantu. Tubyite gutyo, igihe ni impinduka zizanwa n'abantu. zizanwa n'abantu. Nibwo turi buzumve. Noneho za mpinduka zizanwa n'abantu mu minsi dusohoyemo, nyine aricyo cya gihe umukristo azitwara mwate. yego Tekereza ko aricyo dugomba kuganira. yego muri ibi bihe rero hari ibihe tubamo, abapagani nivuga abapagani ni abantu batarizera. Abapagani n'umukristo, umuntu wemeye Imana akizera, ngira ngo twese igihe turagisangiye. Yego. None ko hari igihe, ntabwo ndi buze kubivuga mera nkaho hari abo ntunga urutoki cyangwa hari abo ndi buze gushima. Hari igihe kijya kigera, igihe kigahinyura n'umukristo. Twavuga ko biterwa n'imbaraga z'umubiri, cyangwa nuko nawe yatangiye kwifuza iby'igihe kigahinyura. Ntabwo ngiye turi buze kwemerana. Gute? Umukristo we yacogora mu gihe runaka, wowe wacogora. yego Kubera ko ubundi ubusanzwe ubu butunzi bwitwa agakiza tubufite mu nzabya z'ibumba. Dukirijwe aho tugirira ibyifuzo. yego Icyo ni icya mbere. Kandi dukirijwe aho abandi bagwa. Kandi aho dukirizwa niho tunapfira. yego Burya ahatari ugukizwa hari gupfa. Dufite ibintu byinshi biturangaza. Burya igihe kugira ngo kikwicaze, kikugire umucakara wacyo, ntabwo cyinjira indani, ntabwo kijya muri internal life. yego Cyo cyexpose ibyacyo bisohoyeho. yego Noneho bigashyira ku isoko, kwimurikagurisha, amaso n'ubwenge bikareba. Icyo wemeye ko cyinjira muri wowe, icyo gikukoreramo. Igihe ntigishobora kuba nk'umunzani ushobora gupima umukristo. Yego. Ariko umunzani ntabwo iteka werekana negative, ugira na positive. Hari igihe gishobora kugupima kigasanga ushyitse. Ntabwo rero nshobora gufata ikosa ndishyire ku gihe ngo niryo ringushije, ahubwo igihe kiguhiritse wari uhagazehe. Ubundi iki kintu mu cyumve, isaha iri mu ishusho ya 0. yego Nibyo? yego ni 0.
zero abantu bize umubare barayizi tuyita nombre benshi. Iyi nombre benshi kugira ngo umuntu ayandike ahera ku kadomo, yego, kugira ngo yuzure zero yuzure agaruka hahandi nuko tugaruka kuri ka kadomo. Nombre benshi ifite igisobanuro kinini muri siyanse. Zero ifite igisobanuro kinini cyane muri siyanse, sinanayitindamo kuko zero irimo imibare myinshi. yego, Noneho niyo formule y'isi ni zero, zero. Uko zero tuyandika batubwira ko ariko umubumbe ugenda. Nawe ugira gute? naho ni zero nyine uyisubiramo. Tuvuge ngo waba uzenguruka ibiki buryo siyanse mu byitamo, si byo nshaka kwinjiramo. Nabyo bigenda nka zero. Itangiriro ry'igihe rero navuze riri kuri ka gashinge gahagaze. yego, Niba gahagaze karanyeganyega gato kabe kabaza igihe. Nikaba ari igihe cya gihe kiraba kivuye kuri bwa buzima bwacu. yego, Bivuze ko twebwe ubwacu igihe ntikiturimo, ahubwo twebwe turi mu gihe. yego, Icyo nashatse kuvuga abantu mu nyumve, tutaraza mu gihe twari mu migambi y'Imana. yego, Kuko Imana yo ntabwo iri mu gihe, yo ifite ibihe. Urakoze. Imana ni nyiri ntabwo ibihe bifite Imana, yego, ahubwo Imana ifite ibihe. Noneho twebwe rero Imana iraguterura ikagushyira mu kindi. yego, Amen. amen. Ndumva nakwaturaho nkiri hano, nkakwaturaho ijambo rivuga ngo Imana igusohore mu gihe igushyire mu kindi. yego, Imana ishimwe. amen. Imana igushyire mu gihe. Rero ibi bihe ntabwo ari byo biducura, ahubwo Satani azi uburyo biturya runono. Ibihe ntabwo ari byo biducura, ntabwo biducura. N'igihe kiragukeneye. ubwo byahita byumvikana ko igihe kitadufiteho uruhare twebwe. Ntabwo kidufiteho uruhare kandi tutari abacyo. yego, ayiwe, kuko nyiri ububasha yadukura mu gihe akadutereka mu kindi. Urakoze. Yego. Kandi n'ubundi nicyo bikora. Hari abantu mujya mureba amamuvi amwe n'amwe ukabona abantu ngo bavuye mu gihe bakajya mu kindi. Biriya bintu baba bari gushaka kwerekana iki? Barabikina nyine, bakerekana gusubira inyuma, bakerekana ibihe bizaza uko bizaba bimeze. Yego. None se utekereza ko hari nk'abantu, nigeze nareba filime, narebye filime ya Nathan James, iyo mwita The Last Ship. Episode ya The Last Ship irimo ibyorezo, harimo icyorezo gitera abantu meme nk'uko covid yari imeze. Kandi The Last Ship bayikinnye covid itaraza. Harimo icyorezo cy'amamashini, harimo icyorezo cy'imyaka mu mirima. Ibyo byose baba bameze nk'aho ari amabanga bari gusubiranamo bakayavuga. N'uyu munsi hari ibyorezo byinshi byagiye bicurwa. Bwashize ku ijwi ry'umukanguzi, murabizi uburyo Imana yadubwiye amasengesho yo gusenga kugira ngo Imana idukize icyorezo. Imana ishimwe, mabaga yaraje. Imana ishimwe iri kuyidukiza. Uyu munsi dukoze ikiganiro n'abarwayi 3 bahari muri 10 na bangahe bapfuye. Urumva niba mu gihugu ari 3, Imana ishimwe turi kugenda tugitera umugeri. Hanyuma ibyo ntabwo ari uko, si uko ari igihe kitadushaka, nacyo kiradukeneye. Kimwe n'uko babayeho mbere yacu bifuje kuba muri iki gihe. Dusome Bibiliya niko ivuga. Ba Yesaya ngo bifuje, ko yaravuze ngo ndimo ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko subu. Niba atari ubu aravuga ngo ariko ntandi kure. Biravuze ngo igihe kiratwegereye, siko kuruta igihe twizereye. Ayo magambo mugende muyahuza, Imana ifashe isingira umuntu nko fusinga. Kiratwegereye kuruta igihe twizereye. Bivuze ngo tumaze igihe twizera, ariko igihe gisohoye vuba kuruta intera iri hagati yo kuva igihe twizereye no kugera ku gihe
gisohoye. Bivuze iki rero? Satani azi inyuma y'igihe, azi ngo igihe n'igipfa gishize kivuyeho, tutakiri mu gihe, tutagipfa, tutakibabara, azi ngo tuzaba bande. Niyo mpamvu yifashisha igihe rero, agashaka kuturwanya tutaragera mu gihe, tutaragera kuri rya herezo ry'ibihe byacu, kugira ngo noneho akreye irindi herezo ryacu. Muraza kunyumva muri ubu buryo. Iyo umuntu ageze ku iherezo rye, reka tuvuge ngo igihe cyawe gishize, ni icyawe nyine, kuko ikindi gihe cyo kiba kiriho. Iminsi uzamara muri icyo gihe, cyangwa wowe mu gihe ushize ugeze ku iherezo, umunsi murira ngo umuntu yapfuye. Reka ntange urugero, Anicet, nk'ubu napfuye, ndi muri moruge, ariko ndi kuvuga nonaha abantu muri kumbona. Ubu umuntu uri kurizwa nuko ndi muri moruge ari kurira, ariko njyewe ntangiye kwishima. Ngeze aho ntazongera gupfa, ngeze aho ntazongera kubabara, aho wa mwami washyize mu gihe ari niho ndi. Noneho abari mu gihe barabona batakimbona. Kubera iki? Igihe cyantwikiriye, ariko njye mfite aho ndi. Tukiri aho, aba barira kubera ko igihe cya Anicet gishize, ngira ngo biterwa nuko bataba bazi amakuru y'aho ngaho. Aho umuntu agiye, ayo makuru ntabwo tuzi inyuma y'igihe, kugira ngo ni nabyo bibatera kurira. Yes. Kuko wowe uravuze ngo nibwo ubutangiye igihe cy'umunezero. Yes. Ariko abo ngabo bari kurira barahishwa, amaso yabo ntago ari kureba. Yego. Noneho impamvu tugomba gukomera mu gihe ariyo teme wazanye, Yobu yaravuze ngo uwabyawe n'umugore arama igihe gito, nacyo cyuzuyemo umubabaro, ariko ntigihoraho. Ni igihe gito nyine, ntabwo duhora gutyo. Umuririmbyi yavuze gute? Yaravuze ngo ni igihe giti ntambara igashira, ni igihe gito umuraba ugacyawa, noneho ntakibika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Amen. None se ari ugutekereza kuba muri iki gihe gito, ari no gutekereza ngo gishire, turambike umusaya mu rubavu rwa Kristo. Icyiza ni iki? Icyiza ni ukuba mu gihe kidashira. Reka nkubwire ahandi, Pawulo yarabivuze, aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzabona. Bivuze ngo igihe gifite ibyacyo nonaha, ariko nyuma y'igihe hariyo ibindi. Igihe cyambika umuntu inkweto mbi, igihe kikwambika ubusa, igihe kiragusuzuguza, igihe kikugira umucakara, ariko nyuma y'igihe hari umugambi w'Imana uruta igihe, uruta isanzure, uruta. Hari umugambi w'Imana, hari ibiganza biri inyuma y'igihe. Ndagira ngo mbwire umuntu uri mu gihe kimushaririye, reka nkubwire ngo icyo gihe kirashira. Bivuze ko n'iki gihe twagikomerekeramo tukagira inkovu z'igihe. Ntureba ko uyu mwanya turi kuganira gutya? Yego. Hari igihe nzagukumbura nawe unkumbura. Ntureba ko aba bantu turi kuganira nabo nonaha, uyu mwanya turi kuganira twashyizeho kamera, ariko aba bantu igihe babiboneraho ntabwo ari cyo gihe turimo. Bo barabibonera mu gihe kindi kiri buze imbere yacu, kuko ntabwo ibi bintu biri live. Turi kubikamera, turaza kubyaprodinga, nibiba proded barabibona. Tubikoze nonaha, turi buze kubitransfera mu gihe, n'ejo bizaba biriho, n'ejo bundi, n'imyaka. None se niyo igihe kibika abantu, nshuti yanjye, igihe cyifashisha amateka kikatubwira amakuru y'abandi. Niyo mpamvu tuzi Adamu, ntabwo twamubonye, igihe cyaramutubwiye. Niyo mpamvu tuzi ba Nowa, tuzi ba Aburahamu, tuzi ba Isaka, igihe cyarabatubwiye. Banditse Bibiliya turayisoma, igihe cyarabitubwiye. Hari ibintu byabayeho. None se iyo ugeze ahantu ukabona ahantu hari itongo, uravuga ngo abantu bari bahari mu gihe cyabo, ntabwo ryari itongo bari barimo, ariko noneho igihe cyaho cyararangiye, hasigaye itongo. Turi kubona ibimenyetso by'uko abantu bahari. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo urimo bizakurikizwa n'uko
byabayeho ariko bizashira. yego Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima urimo none buzasigara ari kera habayeho. Imana ishimwe. Kera wararize, kera nararambagije barambenga, kera narakodeshaga, kera nagendaga n'amaguru, kera nabuze visa, kera nabuze nationality, kera barandenganyije, kera narafunzwe. Igihe kizabika ibibi bya none biri kukubabaza, gisobanura ibyiza nanone bya none wifuza kuri wowe. Niyo mpamvu udakwiriye guhindurwa n'igihe. Hagarara. Kubera iki? Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu w'imigihe agihagararamo, ntabwo akirukankamo. Nta muntu wakiruka nk'igihe. Abasore b'imigenda bazagenda baruha, ngo ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nke. Ubu umuhanga wo guhima isi ntabwo ayirukankaho. Kugira ngo none se kugira ngo wihute uri muri basi cyangwa muri jet, uri mu ndege cyangwa muri train, muri gari ya moshi, kugira ngo wihute wahaguruka ukirukanka mu ndege, mu modokari cyangwa muri gari ya moshi, oya, n'ubundi ugira gute? Uricara. Iki gihe rero gifite umushoferi, kiranagenda, gifite aho kizaguta, gifite aho kizagusiga. Igihe kizagukura hano kikugeza ahandi, humura. Hari igihe kizagukura habi kikujyana heza, ariko kandi hari n'abazava heza bajya habi igihe kijya kibikora. Theo bose babireba yararirimbye aravuga ngo iby'Imana itarangije igihe kizabirangiza. Amen. Aha, Imana ishimwe. Ibihe tubamo uyu munsi, ngira ngo tugenda tuba mu bibi, ariko kandi bigenda bizana n'ibindi bibi. Urugero natanga ni ijambo ry'Imana ryabivuze. Uyu munsi hari ibihugu bimwe na bimwe birimo intambara nka za Libani n'ahandi. Ibyo byose birashushanya iki ku gihe? Biriya ni ibimenyetso byo gusohora ko kuza k'umwana w'intamba w'Imana. Uyu munsi Libani nibyo Hezbollah iri kurwana na Israeli. N'ubundi buriya bari igihugu cyose nuko habaho imitwe bakreya bakayita imitwe y'iterabwoba, ariko se byemezwa n'abandi. Ni Amerika n'Abongereza na Israeli babyita imitwe y'iterabwoba, ariko kuri bo bashobora kuba ari defense, ari uburyo bw'ubwirinzi kuri bo. Ariko biriya ni ibimenyetso by'ibihe. Bibiliya yagiye nabivugaho, ivuga za Hermagedoni, twabivuzeho mbere y'urupfu rwa perezida wa Irani, twabivuzeho mbere n'ibindi. Ayo mateka twagiye tuyasimbuka, twanze kubitindaho. Hari n'abantu bagiye badusaba gukora ibiganiro kuri ziriya nkuru, reka mbamara impungenge rwose. Ntago ndi umuvugabutumwa w'ibyago biri kubaho. Turababwiriza butumwa bwiza bwa Kristo. Rero intambara ziriho, Irani, Israeli, Russia na Ukraine, buriya na Amerika biri mu ntambara, nuko biba bisa naho ari ibanga, ariko comme politique biriya ni intambara ibi bihugu bimwe na bimwe duturanye. Uyu munsi ndatinya kuvuga izina ry'igihugu kuko hari uzabyumva byararangiye intambara iri mu kindi, kuko intambara ziratugose. Intambara ziratugose. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ibyo rero nibyo bizana intambara. Kuba urupfu ruriho n'ibyaha bihari. Hari igihe rero icyaha kitazaba kiriho n'urupfu rutazaba ruriho. Bibiliya yaravuze ngo ubwo tuzabwira urupfu ngo warupfuwe urubori rwawe rurihe, turubwire ngo dore umizwe no kunesha. Kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Urumva gushira kw'ibihe twebwe dutinya ni nako gushira k'umubabaro tubabaye turi mu gihe. None se mu by'ukuri abantu benshi bagiye bagusaba gukora ibiganiro kwa ziriya ntambara, ariko basi nanjye reka ngo bazeho akantu gato konyine, nubwo twabivaho tukikomereza. Niba koko atari ibanga, izi ntambara nta ruhare ntacyo zizangiza ku bakristo. Nivuga abakristo ntabwo mvuga mu Rwanda gusa, ahubwo ndavuga umukristo muri rusange. Ahubwo zifite icyo zisobanuye ku bakristo. Ntabwo nemera ko zifite icyo zizangiza, ahubwo zifite icyo zisobanuye. Ko Yesu yaravuze ngo kuza kwanjye bizamera nko kuramukwa. Yego. Ibise sibyo nk'uko umugore aramukwa. Avuga ibirango. Muzumva intambara
hirya no hino n'ibihuha byazo ishyanga rizatera irindi ibyorezo by'indwara z'inzaduka nyine mutekereza ko dufite ibyo byorezo n'izo ntambara ni ibimenyetso ariko umukristo nta gihe kijya gitsinda umukristo ntago bibaho igihe kiba gitsinda umukristo namwe nimutangazwe ni wowe irebere ku bihe wanyuzemo ntibatsindwa ndahamya ko njyewe ibihe ndimo uyu munsi nubwo birimo intambara nyinshi ariko nibwo nkomeye kuruta ibyo nanyuzemo mbere ni ukuvuga ngo rero niba none nkomeye kuruta mbere byoroshye kunyura mu byo ndi kunyuramo kuruta uko nari kugwa mu byo nanyuzemo ni ukuvuga iki rero ubwo ndi kwanga gutanga ingero ku bandi bantu kuko tuvuga ingero muri Bibiliya abantu ntibabyumve nk'aho turi abahamya bakagira ngo turi kuvuga amateka twakavuze igihe Shaduraka Meshake na Abedenego bagezemo umuriro waka Marise ntabwo wibuka uburyo twakijijwe batwirukankanaho imihini n'iki none se ko twabinyuzemo tukabaho ntiduhari se twakubiswe n'abizera abakristo bene data sibyo hari njyewe naho nageraga ari naho nageze kugeza ubwo abakristo bansohora mu rusengero ibyo bihe nabinyuzemo kandi sinava mu gakiza niba twaragiye tunyura muri ibyo urambwira ngo ibihe biri imbere bizadukura umutima n'ibihe uzi impamvu ni ukuri muri twebwe yarabitsinze Imana ishimwe umuririmbyi yaravuze ngo tuye inyuma y'ibihe yego ni utuye inyuma y'ibihe niba ari utuye inyuma y'ibihe kuko tubona niwe ubigena yakoramo akaduhereza urakoze abandi baravuze ngo hejuru iyo mu kirere ngo zuba ukwezi n'ibindi birengaho kandi twebwe iyo tujya kubara ibihe burya nubwo twarebeye kuri twa tuntu ibihe bituruka ku cyitwa systeme niba biterwa n'uburyo inyenyeri zagenze tubibariramo itsinda ry'inyenyeri ryatangiye risubiye hamwe ryageze amezi 12 abashize umwaka ukaba urarangiye nuko twaparitaje igihe dukurikije uko inyenyeri zigenda ariko hari Imana yaremye uko zigenda Imana yaremye uko zigenda ntigendana nazo ntinagenda nk'uko zigenda urumva yo iri inyuma y'ibihe amen Imana ishimwe nta bihe biyiruta none bigize ishanti yararimbye ngo sinzongera kwiruke habe no guhagarara inyuma y'ibihe urakoze cyane habe no nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe urakoze uhagaze mu gihe kitazashira ari kumwe n'umugenga wabyo amen icyo gihe azaba ahagaze mu bihe bidashira rero niba ari n'umuririmbyi byabanye danje aravuga ngo murinzi we ngaho menyesha nawe menyesha igihe baramubwira ngo iyi si yacu izashira haza indi si ihoraho guhoraho rero ni igisobanuro cyo kwazaza ibihe bidashira aha izi ntambara wenda nuko mwabyirinze mudashaka kubivugaho kenshi ariko se izi ntambara ziri kuba uyu munsi hari abantu bavuga ko izi ntambara zishobora kuba ziri kuganisha ku ntambara y'Imana nyirizina icyo twise Armageddon intambara niho bituruka kuko n'ubundi uko bukeye nuko bwije tugenda twegera wa munsi niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ryaravuze ngo uko mubona wa munsi wegereje mujye murushaho guhurira hamwe kugira ngo muterane mwaturane impamvu z'ibyiringiro niyo haba hatari intambara iminsi tujyamo nayo ibitwegereza intambara noneho niba hari intambara iminsi tujyamo igera ku iherezo ryayo kuko Imana niyo izaca intambara zigashira ntabwo ari uko Imana izarwana n'umuntu n'iki Imana izarwanirira ubwami bwayo kandi si ukuvuga ngo izabiburwanirira n'umuntu ni intsinzi Imana izambika abera mu gikorwa cy'intambara y'Imana ibyo byo si ngombwa no kubivuga kuko biri confused ukuntu bi confusing abantu bisaba kubivuga mu kiganiro cyabyo ariko ikiriho izi ntambara ni symbole ni ibimenyetso bigaragaza kuza k'umwana w'intama w'Imana Imana ishimwe ni ukuvuga ngo iki gihe rero cyagenwe niba bivuze ngo igihe cyagenwe gishyitse ntabwo ari uko gishize kirashyitse Imana rero irahagarika igihe uko wahagarika isaha yawe niko Imana yahagarika isaha yayo Imana ibaho umugisha noneho ndumva basubije inyuma gato reka dusubire inyuma gatoya umukristo mu mpinduka z'ibihe uyu mukristo akeneye urusengero akeneye aho gusengera n'aho guteranira first of all akeneye kumenya uwasenga akeneye kumenya uwasenga uwo muntu aramukeneye ariko nanone uzabibona kenshi cyangwa nanjye njya mbibona cyangwa waranabibonye n'abadukurikiye bashobora kuba barabibonye hari abantu benshi bashaka kubaka aho basenga kurutaho ingo zabo ziri uyu munsi
ibyo ntabwo byagaragara nk'ubuyobe kuko nyuma n'ubundi nyuma biragaruka ugasanga n'ubundi bijya umwuka utari ubundi mbere yo gusenga tugomba kwizera. Iyo tumaze kugira uwo twizera duhura na bene data dusangiye uko kwizera, tukaba twakereye aho dusengera, ariko siho tuba. Aho tuba ni base, ni foundation, ni fondation cyangwa intangiriro yo kugira ngo tugere aho tugiye. Nta ujya atavuye, ntabwo ushobora kugira aho ujya udafite aho uvuye. Itorero cyangwa ihuriro, urusengero nk'ihuriro ry'abo duhuje ukwizera, dukwiriye guhuramo nabo twubashye aho tuvuye, kuko niryo banze. Ubundi umuryango ni itangiriro ry'igihugu, umuryango ni itangiriro ry'itorero. Ni ukuvuga ngo rero umuntu usenya umuryango ashaka kubaka igihugu ni nko gukoresha umurwayi urembye. Umuntu usenya umuryango kandi agambiriye kubaka igihugu ni nko kujya kureba umuntu uri muri koma ukamuha imirimo akora. Ntabwo bishoboka. N'umuntu usenya umuryango ashaka kubaka idini ni nko guha umuntu uri muri koma bije, kandi uti nukora ibi, ntabwo bikunda. Ariko noneho umuntu wubaka umuryango niyo yaba adashaka igihugu kibaho. Umuntu wubaka umuryango niyo yaba adashaka itorero ribaho, kuko byose bihera mu muryango. Hari aho ndibuze gushinja ibigo bimwe bya leta n'ababifite mu nshingano ikosa ryo gusenya imiryango ry'amatransferi bajya batanga, bagafata umugore bakamukura hano bakamujyana mu ntara akajya gukorerayo, umugabo bakamutwara mu yindi ntara. Byanze bikunze ingaruka imiryango iri kugira hari kuvamo n'imirimo imwe n'imwe. Sindi buze gutunga agatoki minisiteri ibikora kurutaho, iha amatransferi ugasanga umugore akorera n'urugero nk'i Rusizi, umugabo ari i Kigali. Burya ni mu nshingano eshatu z'umuryango uri gukoramo imwe wangije indi. Ko inshingano eshatu umugabo agira mu muryango ni ugushaka aho umuryango uba, kabiri igitunga umuryango, gatatu iterambere ry'umuryango. Umuryango rero ukeneye abawubaka, ko bawubakana, ko umuryango ndaza kubyita iki, reka tubyite, ndabyita iki, umuryango kugira ngo ni nk'umutima n'umubiri. Ntabwo umutima wabaho umubiri udahari, n'umubiri nturi buze kubaho umutima nawe udahari. Ni ukuvuga ngo babiri babana bagomba kuba begeranye kugira ngo bagire icyo bubaka, kuko ubundi kubaka ni ukwigana. Ni ukwigana kandi ni isomo wiga ridashira. Ntabwo rero ushobora kumenya utambona. Ntushobora no kwiga uburyo wabana nanjye tutabana. Niyo mpamvu ntabwo wamenya. Niyo mpamvu hari abantu bitwa ngo barabana kandi ntibabana, ahubwo barahura. Bahura muri vakanse ariko ntibabana. Tubyemeranye, ntabwo mubana. Rero umuryango kugira ngo witwe umuryango ni uko mubana. Kandi kubana ntabwo ari ukurahira, si ukujya kuri drapeau national ukavuga ngo nemeye ko tuzabana mu bino mu byiza. Oya, ni ukubana nyine, kuko mwese mufite aho mwasize. Urakoze. Ari umugabo yasize iwabo n'umugore asiga iwabo. Ubundi araza mwese muhita mwihuza. Komuteri umugore ntasiga iwabo, ahubwo usiga ni umugabo. Bibiliya ivuga iki se? Ngo nicyo kizatuma umugore asiga se na nyina. Urahabeshye. Ni umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo yasize se na nyina aba agiye kubyara ishyanga rishya, nawe aba agiye kwitwa umuntu. Exactly, nyine aba avuyemo irindi shyanga. Noneho umugore we n'ubusanzwe iwabo naho ataha. Iwabo w'umuntu ntabwo ari aho yirirwa, naho ataha. Niyo mpamvu mujya kugura amajyambere mukayita ibitahanwa. Niba ari ibitahanwa rero uratashya ugiye wataha. Indi myaka yose wamaze wari uri iw'abandi nyine ni mu rugo rwa mama wawe. Ni mu rugo rero nawe ugiye iwawe. Nawe ugiye iwawe uratashye. Noneho umugabo asize se,
ntabwo rero abantu benshi batabana n'abagore babo, hari abantu batarasiga base bakiyobora ingo zabo, batasize ba nyina bagitegeka bakazana. Hari abantu batigeze basiga imiryango, bita ku miryango yabo kuruta urugo, akaba aribo bajya kubaka. Yes, ugasanga inshuti nari mfite ndi umusore ndacyazinjiza mu rugo zimfiteho ubwisanzure nk'ubwo nari mfite cyagenda isiribateri, kandi si bityo. Kuba umuryango ugomba kumenshoninga neza umwambi uwushyira mu cyico, ukarasa ubusiribateri ukavuga ngo mbaye umugabo, umukobwa akavuga ngo mbaye umugore, ukicara rero mu kubakana. Rero niba navuga ngo igihe kiradutandukanya, ni mu impinduka z'ibihe zituma umugore avunika kuruta uko yabiteganyijwe, ariko ni iterambere. Hanyuma zituma umugabo aruha, akaruhira inyuma yaba aruhira. Ni impinduka z'ibihe. Ariko njyewe noneho sinzi, ntabwo ari ugusenya bene data abatuyoboye cyangwa si ukubibasira, ariko njyewe nzi abashumba bamwe namwe bajya barara muri za biro gutanga bajye kurara mu rugo. Dufite abantu benshi bita ku matorero bayoboye kuruta ingo. Njyewe nzi umuntu umwe yashakanye n'undi, uwo bashakanye ni umushumba. Njyewe nahuye na mugenzi w'umwe, ndi kwanga kuvuga ngo ni umugabo cyangwa umugore, nahuye ari kumwe n'inshoreke cyangwa ihabara, arangije arambwira ati njye mwene wanyu naramubuze, niyo mpamvu nifitiye uyu. Kuko aramushaka ntamubona. Simubona. Igihe njya kumushaka abakristo baba bari kumwe nawe, sinyimugiraho uruhare nk'uwanjye. Yes, niyo mpamvu yabaye uw'abandi. Niyo ariko sinzi, wenda reka nongere mbigarukeho. Uzi ko hari aho ushobora gushaka, uzi ko hari aho umugore ashobora gushaka umugabo ntamugere kubera protocole, noneho kugira ngo agere ku wo bashakanye nabwo bisaba. Hari n'igihe amugeraho agasanga arahuze, ntamubonera umwanya. Wenda protocole ishobora kutamwimira, akamubwira ati dadi ari kugushaka, mami ari kugushaka. Rimwe na rimwe abagabo bo babwiriza butumwa tugira amadefo yo kudaha abagore bacu agaciro. Gahita umubwira ngo mubwira atahe ndamusanga mu rugo. Ariko ngira ngo uribuka ahantu twagiye, umugore ni umupasitori n'umugabo ni umupasitori, umugore agatukira umugabo we muri biro. Ndabyibuka. Ariko nahise nkubwira bihita bigaragaza ishusho y'uburyo babanye. Uzi impamvu se? Bibera mu itorero, burya ntibaba mu muryango. Ngira ngo umwe muri bo igihe aba yagimariye abandi, nyine igihe cye akimarira abandi, niyo mpamvu nta muryango wabo ubaho, burya ntubaho. Ahubwo bagira aho bo bahurira bita mu muryango, kuko kubyara siko kurema umuryango, undi kurema umuryango ni ukuwuha indangagaciro. Noneho ikindi kiriho, buriya ibisubizo by'imibanire ya bariya bashumba bizwi n'abakristo babo bagira ikibazo mu rugo. Yabaha izihe nama? Ntazo pe. Reka uyu mwanya tubwire abantu badukurikiye aka kantu. Hari abagore bafite abagabo b'abavugabutumwa, hari n'abagabo bafite abagore b'abavugabutumwa, hari abagore b'abakristo. Ntushobora kutugisha inama, ntiwanazigisha pasiteri. Igikomere ufite cy'urugo ntabwo kikwemerera kugira uwo uvugana nawe bitewe n'abo wabwiye bakumenera ibanga, cyangwa se ntushaka ko tunakumenya. Nshaka gukora ikiganiro, narabitekereje, tukajya duha umuntu umwanya akagisha inama abantu bamwumva, binyuze mu buhe buryo? Binyuze kuri telefone. Ukatubwira uburyo, kuko hari ubuhamya tutazavuga kandi dukeneye gukira. Dukeneye gukira. Ngenzi abantu bagiye basenya ingo bavuga ngo ndi umukristo, bakazisenya zikiriho. Ndabivuga muri ubu buryo, umugabo n'umugore buri muntu akagera ku rwego rwa depression, umugabo akayirwara n'umugore akayirwara, wavuga ngo ninde uba wakomerekeje undi. Uburyo babana baravuga ngo
nihagira umuntu ubimenya. Hari abantu dufite biturika bikabustinga, sindi buze kubaho urugero rw'abagabo bari guhunga ingo, yego, b'abakristo, b'abapastori, yego, ababwirizabutumwa, kubera ko batabonye abo bagisha inama. Muri babiri babana, umwe ashobora kuba impamvu yo gusenyuka kwa wa muryango, bikaba igitutsi kuri umwe, ariko bose ntabwo ari ibitutsi. Niyo mpamvu ibihe turimo biri kurwanya umuryango mu rwego rwo guca itorero, mu rwego rwo kurwanya itorero, binanize umukristo. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, Marise, wenda abakristo bamwe barantera amabuye, ariko ibi ndabibabwiye, gutandukana n'umugabo cyangwa gutandukana n'umugore ntaho bihuriye no gutandukana na Kristo. Ahubwo impamvu itumye mutandukana ishobora kugutandukanya na Kristo mu gihe uri nyirabayazana iteka ryose. Niba ari wowe ntandaro y'ikibazo, n'ubundi uri ikibazo no ku Mana. Ariko niba utari intandaro y'ikibazo, gutandukana na nyirabayazana so gutandukana na Kristo. Nzi ko baba batandukanye urupfu rutaraza, kandi baba baravuze ko bazatandukanywa n'urupfu. Ese ubundi ni urupfu rw'iciki? Hari n'indahiro abantu mu kire y'Imana itajya yemera, ubwacu irabizi ko twitega imitego. Tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Rero bashobora gutandukanywa na kimwe muri ibyo ngibyo bitaraba, Kristo ataraza cyangwa urupfu rutaje. Ariko bose ari abapfuze. Aho rero nubwo uvuze ngo divorce, nsubiza urupfu rutaraza, bose babaye ari abapfu cyangwa umwe muri bo yarapfuye uruhagaze. Bashobora kuba barapfuye uruhagaze ariko bakiri kumwe. Umwe akaba amaroga y'undi. Nihanganira umunuko amuborereho rero. Uzi ubwo rero niba hari ikintu kitihanganirwa n'umunuko, nyine niba umwe yapfa uruhagaze mukihangana, emera kuba amaroga ye. Nanone Yeza guha umugisha. Sinzi aho ngaho wenda. Dusaba inema yo kutabyasasa. Simbizi, nanjye narabirahiye ngira ngo navuze tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ugira ngo uracyabiteganya? Narabirahiye. Ubwo rero sinzi, nupfa nyine ugapfa uruhagaze akemera kwihanganira umunuko wanjye, ubwo azaba umukozi wo muri moruge nyine, urugo ruzahinduka moruge, ntiruzaba rukirera. Kandi hari ikintu umurambo ukora, umurambo uhagarika imirimo ahantu burya bapfushije ntibakora. Icyo urakizi? Icya kabiri, wari ubizi ko umurambo nuka? Nta n'ahandi ukwiye gutinda uretse muri moruge honyine. Urabizi ko uca igikuba? Yego. Sawa, wenda bazatubwira muri comment uburyo babyumva ahangaha, bafite uburyo babifata bitewe n'aho twagiye. Sina ngombwa ngo babitubwire muri comment, uko ubifata byemere gutyo, natwe tubivuze uko tubifata. Ibyo nashaka bireke, ubivuzeho ntitumubureyiminga, n'ubicecetse nta kibazo. Hano hari ijambo Yesu yavuze muri Matayo 16:3, yaravuze ngo na mu gitondo muti haraba umuvumbi, kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Kandi tuzi ijoro uburyo risa. Nyine twebwe tuzi ngo tuzi kureba ikirere tukavuga ngo burije, yego, tutarebye ku isaha. Tuzi kureba ikirere tukavuga ngo gifite imvura, twese tugahunga. Ibyo turabizi, uko ijuru risa turabimenya, ariko ntituzi kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Ni bamwe birengagiza ibiri kuba mu ngo. Rero na Kristo yarabivuze, umukazana na nyirabukwe. Sawa, nta kibazo, reka tugane ku musozo w'ikiganiro. Ariko abantu reka wenda mbere yuko dusoza, reka dusoreze kuri kano kantu. Ari abo muziranye atari ku buryo bwa kamera, nabo muziranye mu buryo bwa kamera, wenda bakoze kuri kamera. Ubwo uri kuvuga abo tuziranye kuri social media, n'abanzi inyuma ya kamera tuziranye mu buzima busanzwe. Yego, byanze bikunze uri umukozi w'Imana, sibyo? Ariko njya akabazo k'amatsiko nshaka kukubaza.
ari ugutinda mu rugo iwawe Mhm. no gutinda ku rusengero watinda Oya, ahubwo mbaza ngo ntindahe. utinda Njye ntinda mu rugo. utinda mu rugo N'abantu bo kuri social media nabahamya kuko umpamagaye ndi mu rugo murabizi ko amasaha ya famiye nta n'umwanya nababoneraho kuri telefone. Yego. ni ukuvuga ngo rero igihe ukoresha ku rusengero cyangwa mu ivugabutumwa ni igihe uba wasaguye ku gihe cy'umuryango Byanze bikunze. okay Kuko njya muri rya vugabutumwa mfite umuryango mvuyemo. Yego. ngira ngo birushijeho kumvikana wenda ushobora kutanyurwa umwuka gusure Uyu munsi abantu benshi n'abahamya babyo. Hari abambwira ngo tugusure mu rugo. yego Nkababwira ntivugabutumwa n'umuryango ntabwo bihura biratandukanye. Umuryango usurwa n'inshuti y'umuryango. yego Ntabwo usurwa n'abantu twamenyaniye mu rusengero kuko mwese ntimwatubereye beza. Ariko muri ba bandi twahuye nabo twemera ko ari beza nubwo tutarabyanzura 100% bakaba inshuti zacu. yego Bagera mu muryango. Ariko ntibisobanuye ngo abo twahuriye mu rusengero baze mu muryango. Niyo mpamvu hari umbwira ngo naza mu rugo ukansengera. Never. Gumana ibyawe mu rwawe. Niba tudahuriye ku rusengero nta yandi mahirwe nyine. yego Kandi abantu ntimubyumve ko tubafitemo umwenda. Oya. Nibutse n'abantu bajye baduhamagara ngo nshaka kwatura kuri telefone. Mugende murebe abashumba. Njye ibyo simbyemera. Ibi mumenyera abakozi b'Imana kuri social media mutanabazi nimuzi ngo baraye he baramutse he. Ubwo se usanzwe uri kubwira umuntu uteruye icupa mu kabari ngo nsengera. kuko ntimuziranye Ntago muziranye. Yego. Wabanje ukamenya ubuhamya. Hari n'uwamamagaye arambwira ngo mfite umurwayi nshaka kusengera. Ngo mwohereze. Titi Magine ntanzi agiye kohereza umwana we. yego Nyine wumve ubwenge buke abantu bagira. Uretse n'ubuzima bwo kwizera. N'Imana ntiyagushimira icyo kintu. ntabwo byakunda Ntabwo byashoboka. reka dusoze Tuzagaruka ku nama y'umwifato w'abakristo kuri social media n'abakozi b'Imana. yego Yesu abaha umugisha. reka dusoze reka n'ubundi tubasabe mutugire imbere y'Imana dusenge Reka nsabe umugore cyangwa umugabo watwumvishe, nsabe umukristo cyangwa n'undi watwumvishe ufite uburyo umubano we n'abandi umubangamiyemo. Ndagira ngo nkubwire ko gusengera umuntu mubanye ni gake bikora, ariko kumwerera imbuto bikora kenshi cyane. Kumwerera imbuto bikora kenshi, kandi urubuto rw'umuntu ushaka guhindura ruturuka mu giti cyo kwihangana no kugira ibanga. yego Yesu abaha umugisha. amen Mana turagushimiye, tugushimiye ko waduhamagariye ubutumwa bwiza. Ushimye ko bunyura muri ubu buryo, umuntu ubwumvishe muhe guhindurwa nabwo. Ugize confusion umusobanurire, ubwenge bwacu bwagurwe nawe, ibiganza byacu bifatwe nawe kuko uri Imana y'agakiza kacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ijwi ry'umukanguzi.